Hari utuzi abanyarwanda benshi bakora tubabuza gutera imbere mu buzima bwabo. Nubwo abenshi bahangayikishwa no kubona akazi, burya hari akazi ubona kandi wagashaka cyane, gashobora kuba ari akazi ukora cyangwa abantu uzi bakora, ariko mu gihe ugatinzeho kakakugabanyiriza amahirwe yo kuzigera uba umukire mu buzima bwawe. Niwitegereza neza, uzasanga abakire benshi isi yamenye ari abantu batigeze bagira akazi, ndetse n'abari bagafite urasanga bose byarabaye ngombwa ko babanza kureka akazi bakoraga mbere y'uko bahinduka abakire twese tuzi. Hari abaherwe batigeze bagira akazi mu buzima bwabo ngo bagire umukoresha ubahemba. Uwa mbere ni Mark Zuckerberg, undi akaba Bill Gates. Aba bombi bari mu myanya ya mbere ku isi mu bantu barigwije kurusha abandi. Aba bantu bombi ntabwo bazi uko kugira umukoresha cyangwa boss bimera, nta na rimwe bigeze mu buzima bwabo babyuka mu gitondo ngo bajye ku kazi, ariko nibo bakire ba mbere isi ifite, bakagira abakozi babarirwa mu magana y'ibihumbi. Ubukire bw'aba bantu ntabwo bwatangiriye ku kubona akazi, ahubwo ni igitekerezo, ubushake bwo kugikora kugeza kibaye impamo. Bizera ko ikintu gikomeye akazi gafasha abantu ari ukubaho gusa, hatari ugutera imbere mu buryo bufatika. Reka dutangirane na Mark Zuckerberg. Uyu musore yari umunyeshuri muri kaminuza ya Harvard, imwe muri kaminuza zikomeye ku isi, mu gihe abandi benshi muri bagenzi be bari bitaye ku masomo gusa kugira ngo bazabone diplome iriho amanota meza bizaborohereze kubona akazi. We yari ahugiye gukora ikintu kitari gisanzwe. Yari afite igitekerezo cyamuhoraga mu mutwe. Ni gute abantu bashobora kuvugana bari mu ntera ndende bakoresheje inyandiko n'amafoto agaragara? Aho gusaba akazi, yese atangira gukora urubuga rwa Facebook. Yabikoze ari mu ishuri, ari kumwe n'inshuti ze biganaga. Nta mafaranga menshi bari bafite, nta biro bari bafite bakoreragamo, nta boss bari bafite wabahembaga. Icyo bari bafite ni laptop ndetse n'igitekerezo gusa. Nyuma y'igihe gito, Facebook yatangiye gukura vuba cyane, abantu b'isi yose barayiyoboka, abantu barayikoresha, nyirayahinduka umuherwe. Mark Zuckerberg yeretse ishuri yikomereza gahunda yo guteza imbere urubuga yashinze. Uwitwa Bill Gates nawe nuko byagenze. Yari umwana ukunda computer cyane, mu gihe abandi bitozaga gukora akazi, we yari ari kwiga uko software zo muri mudasobwa zikora. Aho kujya ashaka akazi, yafashe inshuti ze batangira gukora Microsoft. Jeff Bezos n'uwitwa Elon Musk, aba bo bafite inkuru itandukanyeho gato, ariko bose icyo bahuriyeho ni uko kugira akazi atari byo bikugira umukire, ndetse hari n'utuzi tumwe na tumwe abantu bakora ariko tukababuza gutera imbere mu buzima bwabo. Jeff Bezos mbere y'uko aba umuherwe yari afite akazi keza cyane muri kompanyi yitwa Wall Street. Yinjizaga amafaranga menshi buri kwezi. Ubuzima bwe bwari bumeze neza nk'abandi bose. Aho kuguma mu kazi, yarakaretse asezerera umukoresha we, yinjira muri business ye, hatangiza urubuga rwa Amazon. Amazon itangira ari nto cyane, abantu benshi bamuseka bamubwira ngo yitesheje akazi keza bityo ngo azahora yicuza. Ibyo byose yarabyirengagizaga agakomeza gukora ibyo yiyemeje. Ubu Amazon ni imwe mu masosiyete akomeye cyane ku isi. Elon Musk akaba ari nawe muherwe wa mbere ku isi, yakoze mu masosiyete mato ya software, ariko nawe ntiyigeze atinda mu kazi, yahise akareka atangiza PayPal, nyuma atangiza Tesla, akurikizaho SpaceX. Mu by'ukuri dukunda kubivuga cyane ko akazi kagufasha kubaho gusa, ariko business yawe ni iguha ubukire nyabwo. Hari abantu benshi muri Kigali cyangwa ahandi hose mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi bafite utuzi bakora buri munsi, ariko tukaba ari utuzi tuzababuza gutera imbere kugeza baduhinduye cyangwa bakatureka burundu bagatangira gukora ibyabo. Ndagira ngo ukomeze kubana natwe kugeza ku musozo, kuko nibwo uri busobanukirwe neza imitego ikomeye abakire badutegera mu kazi, bigatuma tuzahora tubakorera iteka ryose, banazamura umushahara baduhemba, ntibigire icyo bihindura mu mibereho yacu, ahubwo ugasanga ari ukugira ngo tuzakomeze kubakorera twishimye ku buryo duhinduka abakozi beza, bo bagakomeza bakinjiza amafaranga menshi, nyamara ari twe tuvunika. Niyo mpamvu twifuza kuvuga ku tuzi 10 abantu benshi bakora tukababuza gutera imbere mu buzima bwabo. Akazi ka mbere kakubuza gutera imbere ni ugucuruza mu isoko ariko udacuruza ibintu byawe. Aka ni akazi abantu benshi bakora, bakagurisha ibiribwa, imyenda cyangwa ibikoresho runaka. Ishobora kuba busheri, iduka ry'imyenda, kenkayeri, akabari cyangwa ibindi, ariko ugasanga ucururiza umuntu runaka uguhemba ku kwezi. Akenshi abantu bakora akazi nk'aka ntibakunze gutera imbere, kuko bamara igihe kinini bakorera business y'abandi bayiteza imbere, bakayifasha kubaka izina no kubona abakiriya bazagaruka nubwo we waba utakihakora. Ibi bituma wowe nta terambere ugeraho kugeza ubwo ushatse business yawe cyangwa ugahindura aka kazi. Abantu bakora akazi ko gucururiza abandi bamara imyaka myinshi mu isoko ariko bari guteza imbere abantu, mu gihe bo icyo babona gusa ari udufaranga duke tubafasha gukomeza kubaho. Akazi ka kabiri ukora kakakubuza gutera imbere ni akazi ko mu biraka kadasaba ubumenyi bwihariye. Akenshi ni akazi ko mu bwubatsi, gutwara imizigo ku mutwe, ibizwi nk'ubukarani n'indi mirimo ijya gusa n'iyi. Ikibazo cy'aka kazi, amafaranga yako
ni amafaranga ubona buri munsi ugasanga arahura neza na fagitire y'imibereho yawe ndetse utanariye neza cyangwa ngo uyakoreshe nabi. Nta bwizigame cyangwa gahunda yo kuzamura amikoro abantu benshi bakora utuzi nk'utu baba bafite. Abantu bakora akazi nk'aka uba usanga bashobora kumara imyaka bubaka amazu y'abandi ariko badashobora kubaka inzu zabo, boza amamodoka y'abandi ariko batagura yabo. Ntabwo aka kazi ari kabi mu by'ukuri, ariko ntabwo ariko gusa ukwiye gushakiramo iterambere ryawe. Akazi ka gatatu abantu bakora kakababuza gutera imbere ni akazi ko gutwara imodoka n'amamoto. Aha turavuga abatwara taxi, moto cyangwa bisi. Ikibazo gikomeye kuri aka kazi ni uko usanga ari akazi gasaba umwanya munini cyane abagakora. Umuntu utwara imodoka itariye ashobora kuyitwara imyaka 15 ataraguriye mu gihe adafite ikindi kintu kimwinjiriza amafaranga kitari ako kazi ko gutwara imodoka. Impamvu akazi ko gutwara ibinyabiziga yaba imodoka cyangwa moto kabuza abantu benshi gutera imbere nuko kabuza abantu kubona umwanya wo kujya mu bindi bintu cyangwa kwiga ibintu bishya bishobora kubabyarira amafaranga. Uzasanga kenshi ari abantu bava mu kazi nimugoroba bananiwe cyane kandi bagomba gusubira mu kazi mu gitondo. Niba ukora akazi nk'aka rero ukwiye gutekereza kabiri ukamenya ko umushahara ukorera udashobora kuzagukiza ubukene, ahubwo ukwiye gushaka uko utangira business yawe ku kiguzi byagusaba icyo ari cyo cyose, kuko bitabaye ibyo ushobora kuzisanga umaze imyaka 20 utwara imodoka z'abandi ariko utaragira ubushobozi bwo kwigurira na moto. Akazi ka kane abantu benshi bakora kababuza gutera imbere ni akazi ko mu rugo. Akazi ko mu rugo tuvuga ni uguteka, gusukura, kurera abana n'ibindi nk'ibyo. Impamvu aka kazi kabuza abantu benshi amahirwe yo gutera imbere ni uko usanga ari akazi utajya wungukiramo ubumenyi bwinshi bwagira icyo bugufasha mu gutera imbere. Umuntu ukora akazi nk'aka usanga bameze nk'uwagurishije igihe cye amanywa nijoro, kandi ugasanga uretse kubaho amafaranga abantu bakora akazi nk'aka bahembwa ntabwo aba ahagije. Ariyo mpamvu abantu bakora nk'aka kazi baba bakwiye guhora batekereza ikintu cyatuma batazagatindaho, ahubwo bakakifashisha nk'uburyo bwo kwitekerezaho no kwiga ubushobozi bwabo ku buryo batangira business yabo nubwo yaba nto cyane, cyangwa bagashaka kandi kazi gashobora kubaha igishoro vuba. Akazi ka gatanu abantu bakora kakababuza gutera imbere ni akazi ko muri supermarket no gukora kuri reception. Aka ni akazi kagusaba ko kamaramo igihe kinini cyane ku buryo kubona umwanya wo kwita ku iterambere ryawe cyangwa gukora ibintu byawe bigorana cyane. Umuntu ashobora gukora muri supermarket imyaka 8 ariko atarabasha no gushinga boutique, nyamara nta kwezi na kumwe atigeze ahembwa. Akazi ka gatandatu kabuza abantu benshi gukira ni akazi ko kuzunguza ibicuruzwa mu muhanda. Kugurishiriza ibintu mu muhanda ni akazi gasaba gukora cyane no kuvunika nubwo waba wikorera, ariko biragoye cyane ko watera imbere kuko n'uba ufite adresse mu buryo ushobora kugira abakiriya bahoraho, kandi usanga ari akazi gahoramo ibyago byo kuba umutekano w'ibyo ucuruza uba uri mu kaga, uba ushobora kugongana n'inzego z'umutekano. Ariko ibyo si byo bituma aka kazi kakubuza gutera imbere. Umuntu ufite iduka ashobora kubona inyungu akarangura ibindi bintu byinshi akabishyira mu iduka, ariko umuntu uzunguza ibicuruzwa mu ntoki hari ingano y'ibicuruzwa adashobora kugendana mu ntoki. Ibyo bikaba byamushyiriraho imipaka n'ubundi mu iterambere rye, yaba muri ako kazi no mu buzima bwe busanzwe. Akazi ka karindwi kabuza abantu benshi gutera imbere ni akazi ko mu mahoteli. Aha turavuga abakora muri reception, abakora amasuku na babandi baseriva. Urugero, umukozi wa hoteli amara imyaka 15 ayikoramo ariko adashobora kurota kuba nyirayo. Akazi ka munani kabuza abantu benshi gutera imbere ni akazi ko gucunga umutekano w'ingo z'abandi. Ushatse wabyita akazi k'ubuzamu cyangwa ubusekirite. Kurinda inzu z'abandi cyangwa gukora mu busitani akenshi ni akazi kagira umushahara muto kandi kakaba gasaba igihe kinini ugakora karimo. Umuzamu amara imyaka myinshi arinda inzu y'abandi, ariko nubwo wamara imyaka 25 usevinga 1/2 cy'umushahara wawe, ntushobora kugura iyawe mu gihe utaretse ako kazi cyangwa ngo utangire business yawe ku ruhande. Akazi ka 9 kabuza abantu benshi gutera imbere ni akazi akariko kose uzakora kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, iminsi yose igize ukwezi, ariko ugahembwa umunsi umwe gusa mu kwezi. Ako kazi ntabwo gashobora gutuma utera imbere mu buzima bwawe. Ariyo mpamvu ugomba kujya witonda cyane mu guhitamo akazi ukora, kuko hari akazi ushobora kubona ukishima cyane, nyamara icyo kagiye kugukorera ari ugufunga inzira nyinshi z'iterambere ry'ubuzima bwawe. Ikintu cy'ingenzi ugomba kumenya nuko nta kazi kabi kabaho, ahubwo kaba kabi iyo ugakora adatekereza kuzatangira ikintu cye kimwinjiriza, cya kindi kizatuma ubona amafaranga bidasabye ko boss wawe aguha make muri menshi uba wamufashije kunguka. Akazi ka 10 kabuza abantu benshi gutera imbere. Ndagira ngo nawe ukatubwire muri comments ukurikije ibyo ubona mu mibereho yacu n'ubuzima bwa buri munsi tubamo. Akazi gashobora kugutunga ariko ntikagomba kukugumisha aho uri ubuzima bwawe bwose.